Tubahaye ikaze mwese mu biganiro byacu bya buri munsi, tubashimiye mwese mukomeje gukurikira Umurerwa Media Channel, tugiye mu kiganiro cyihariye uyu munsi kibanda ku buzima bwacu bwa buri munsi. Hari abantu benshi bakunda gufunga inkari kubera akazi cyangwa se mu gihe bari mu rugendo, ndetse n'ibindi wenda bishobora gutuma bagira impamvu zo gufunga inkari ntibajye ku bwiherero. Ariko aha ngaha niho tugiye kuganira, ese kuba wafunga izi nkari hari wenda igihe kirekire, hari ingaruka bigira mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ese ni ibintu bisanzwe cyangwa bishobora guteza ibibazo by'ubuzima? Ibi byose turi buze kubisobanukirwa. Uyu munsi rero turi kumwe n'umuganga kugira ngo adufashe gusobanukirwa neza ingaruka zo gufunga inkari, igihe umuntu akeneye gusoba, ibimenyetso byo kwitondera ndetse n'uburyo bwo kwirinda ibibazo bishobora kuba byavuka. Turi kumwe rero na muganga uri budusobanurire byinshi by'ingirakamaro kuri ibi bintu. Muraho neza muganga? Muriho neza, Tuguhaye ikaze. murakoze cyane. Si byiza ko watangira se utwibwira neza kugira ngo n'abadukurikiye babashe gusobanukirwa ni muntu ki ugiye kuduha ikiganiro? Murakoze, nitwa Dr Joseph Ayimana, ndi umuganga nkorera mu bitaro bya Ruhengeri. Ubusanzwe nkaba nkorera muri departement ya chirurgie, nimwo mbarizwa, ariko birumvikana n'izindi departement nzigeramo. Murakoze. Yego, urakoze cyane nawe. Hanyuma rero twifuje kuganira namwe ku bijyanye n'ingaruka twamenya ku bijyanye no gufunga inkari mu gihe umuntu ashaka kwihagarika, ariko abenshi usanga iki kintu batacyumvaho kimwe cyangwa se bagifata mu buryo butandukanye. Urabanza udusobanurire kwanza inkari ni iki n'ibindi byose bizishamikiyeho. Murakoze. Nibyo, ubundi inkari ni uruhurirane rw'amazi n'ibindi binyabutabire, nk'ikinyabutabire cya sodium na chlorure, cyane cyane usanga mu kubona inyito yabyo mu rurimi rw'ikinyarwanda bitoroshe. Biyungururwa rero mu maraso, bikozwe n'impyiko, bikabikwa mu ruhago, nyuma rero bigasohoka muri urwo ruhurirane rwabyo, ariho tuvuga ko ari inkari, bigasohoka bikajya hanze. Rero mu by'ukuri akamaro gakomeye cyane k'iki gikorwa cyo kurema inkari cyangwa n'uburyo zivuka, cyane cyane ni ukugira ngo hayungururwe amaraso, hasohorwemo amazi ashobora kuba yarenze ayasanzwe umubiri wakwakira, atakiwe n'umubiri, ndetse n'ibyo binyabutabire biba biri mu mubiri byarenze ku rugero nyarwo rwiza rushobora gutungwa n'umubiri cyangwa se n'umubiri ubwawo ushobora gukoresha. Umugabo avuga ko umuntu yafunze inkari wenda mu gihe kingana iki? Murakoze cyane. Mu by'ukuri iyo urebye uko bivugwa bitewe n'icyiciro cy'umuntu, imyaka afite, ubundi tuvuga ko umuntu muzima mukuru, iyo tuvuze umuntu mukuru ni umuntu urengeje imyaka 18, muzima, udafite ikibazo cy'uruhago cyangwa se udafite ikibazo cy'impyiko, nta bundi burwayi arwaye, ashobora gufunga inkari hagati y'amasaha 3 n'amasaha 4. Noneho ku bana guhera nko ku myaka ubundi tuvuga 5 kugera kuri 18, usanga nibura bashobora gufunga inkari mu gihe kingana n'amasaha 2 kugera kuri 3. Icyo ni uburyo busanzwe, atari yagera igihe cyo kumva akeneye koko kujya gusoba byihutirwa. Ariko mu gihe cy'agahato, wicaye uri mu modoka cyangwa se uri gukora ibintu byihutirwa ku buryo utari kubona ukuntu wajya gusoba, tuvuga ko umuntu mukuru ashobora gufunga hagati y'amasaha 6 n'8. Icyo gihe ku muntu muzima ntabwo biba byakamugizeho ingaruka, ariko birumvikana ko n'icyagihe ujya gusoba nyine bisaba ko ugenda ako kanya uretse ujya gusoba, kubera ko wumva wabikeneye cyane byihutirwa. Murakoze. Yego, hanyuma ku bijyanye no gufunga inkari, utubwiye nyine amasaha umuntu ashobora gufunga inkari, umuto cyangwa se umukuru, ariko noneho iyo bibaye igihe kirekire, ibi ngibi bishobora kuba byateza ingaruka mu mubiri? Yego, murakoze cyane. Nk'uko nabisobanuye ngitangira icyo inkari ari cyo, mu by'ukuri iyo umuntu afunze inkari igihe kirekire,
bitera ibibazo byinshi. Ariko cyane cyane iby'ingenzi ibyo twita infection urinaire cyangwa se urinary tract infections, biterwa no kuba nyine umuntu yafunze inkari igihe kirekire. Icya kabiri harimo kunanirwa k'uruhago ku buryo rushobora kutagira ubushobozi budakomeza kugumana ubushobozi buhagije bwo kubika inkari. Icya gatatu ni ingaruka zo kuba warwara impyiko. Ikindi kidakunda kubaho ni icyo kuba n'uruhago ubwarwo rushobora kugera igihe rugaturika. Ibyo rero nibyo urebye by'ingenzi cyane twavuga ko bishobora kuba nk'ingaruka zo kuba wafunze inkari igihe kirekire. Hari abantu bavuga ko batabasha gufunga inkari nk'ubu ngubu igihe abishakiye icyo ari cyo cyose, n'iyo imodoka ngira ngo yaba igenda aba akwiriye guhita ayihagarika nyine kuko ntabwo abasha kuresisita. Abo bantu baba barwaye? Yego, ni ukuvuga ngo igihe cyose tutagendeye kuri cya gihe cyagenwe no muri renji y'amasaha 3 kuri 4 ku bantu bakuru n'amasaha 2 kuri 3 ku bana, ugasanga umuntu mu minota 30, mu minota 15, isaha imwe aragenda akajya gusoba. Akenshi uba usanga koko ari uburwayi. Rero icyo gihe iyo bimeze gutyo, byaba byiza urebye muganga bakagusuzuma cyane cyane indwara zishobora gutera ibyo bibazo, noneho bakareba niba ntazo. Gusa hari n'abantu baba bakoresha cyane cyane ibinyobwa byinshi, nk'abantu banywa amazi menshi cyane, abantu banywa iyo bari mu kazi, ku buryo bituma uruhago rwabo rwuzura vuba. Nabo abo bantu bashobora gukenera gusoba kenshi, ariko mu by'ukuri atari uburwayi. Ubwo ngubwo ntabwo aba ari uburwayi. Yego, murakoze cyane. Hanyuma umuntu ashobora kwibaza uti ni ibihe bimenyetso byerekana ko uruhago rwatangiye kugira ikibazo mu gihe wafunze za nkari cyane byisubiramo? Murakoze cyane. Uruhago mu by'ukuri ni ububiko bw'inkari, ariko ni ububiko bw'inkari bw'igihe gito. Ntabwo ari ikintu cyo kubika inkari igihe kirekire. Rero bimwe mu bimenyetso byigaragaza kenshi yuko watangiye kugira ibibazo byo kuba uruhago ruri kunanirwa, harimo kuba umuntu ajya gusoba, yamara gusoba inkari zigakomeza zikaza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri harimo kujya babara mu nda nto, aho abanyarwanda bakunda kuvuga ko ari mu nda nto. Icya gatatu harimo kumva buri gihe aremerewe, yaba amaze umwanya mutoya agiye gusoba akumva araremerewe. Ikindi ni cya kindi mwavuze cyo guhora yumva ashaka gusoba kenshi n'igihe kitari cyagenwe, mu by'ukuri kitari cyagera. Ikindi kidakunda kubaho kibaho nyine ari uko uburwayi bumaze kukurembya, ni cya gihe ujya kubona ukabona utangiye gusoba, wajya gusoba ugasanga inkari zivanzemo amaraso. Akenshi uba usanga uruhago rushobora kuba rwararwaye, rimwe na rimwe rumaze no kwangirika muri rwo. Byaratewe no gufunga inkari. Ubwo umuntu aba akwiriye kwirukira kwa muganga kugira ngo bijye kure uko bimeze. Yego, murakoze. Mu by'ukuri bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu yihutira kujya kwa muganga harimo n'ibyo ngibyo nari maze kuvuga, ariko harimo no kuba atangiye kujya yumva mu nda ntoya hamurya kenshi, atangiye kubona ari gusoba akababara, igihe atangiye kumva aho twita mu mayunguyungu hamurya, igihe atangiye kumva yajya gusoba akabonamo amaraso cyangwa se akabonamo n'amashira. Hari aho bigera umuntu akabona akumva agiye gusoba akabona amashira araje, cyangwa se yaba ari kugenda kumva mu gitsina cyangwa mu myanya myibarukiro haramurya. Icyo gihe rero byaba byiza wihutiye kujya kureba muganga bakagufasha, ndetse bakaba banagukora bimwe mu bizamini, rimwe na rimwe bakaba banaguha n'imiti iyo bibaye ngombwa. None ku bana cyangwa se ku bantu bato n'abantu bakuru bose bagira ingaruka zimwe? Nko ku mwana noneho ni gute wamenya ko izo ngaruka ari guhura nazo mu gihe atarabasha gusobanukirwa n'ibiri kumubaho? Murakoze cyane. Mu by'ukuri abana n'abantu bakuru iyo urebye neza itandukaniro rijya kuba rimwe, ni igihe bimara kugira ngo ibimenyetso byigaragaze. Ku bantu bakuru ibimenyetso twavuga ko biba mu gihe gito kugira ngo bigaragare, ariko ku bana biratinda kuko birumvikana ko we abagikura n'urungano rwe rw'inkari rugikura, ku buryo rero ibimenyetso byo kwangirika kenshi bo biratinda kugaragara.
rero ku bana batoya bimwe mu bimenyetso n'ubundi bijya kuba nka bya bindi. Urumva niba umwana akubwira ati nshaka kujya gusoba umubyeyi mu minota 30 akakubwira ati nshaka gusoba mu minota 30 nshaka gusoba, cyangwa se yasoba ugasanga mu nkari harimo amaraso, harimo amashira, cyangwa se agahora yikanda. Hari ukuntu umwana atakubwira ko ari kubara ahantu ariko akigonda akikanda akakwereka ko mu nda ntoya aribwa. Icyo gihe nawe ni ibimenyetso bigaragaza ko yatangiye kuba yakwangirika, byaba byiza ajyanwe kwa muganga. Hari nk'ukuntu umuntu akenera nko kwihagarika wenda ari mu rugendo cyangwa se no muri ako kazi kenshi akabura uko ajyayo, mbese akabura umwanya pe mu by'ukuri. Nk'ubu ngubu yabigenza gute? Ni nk'ihe nama wamugira mu rwego rwo kugira ngo yirinde ubwo burwayi bushobora kumufata kubera ko yafunze za nkari? Murakoze. Mu by'ukuri ku bantu batabona umwanya wo kuba yagerageza yabona uko ajya gusoba ku gihe cyagenwe, kandi rimwe na rimwe ugasanga nta n'uburenganzira afite, nk'abantu bakora mu nzego z'umutekano, abantu bakora mu biro, abashoferi, usanga ibyo bibazo babigira. Ariko tubagira inama ko igihe cyose yaba agiye gutegura urugendo byaba byiza abanje agasoba, akabanza akihagarika. Ikindi ni ukwirinda kunywa amazi menshi icyarimwe, ari ku rugendo cyangwa ari mu biro cyangwa ari mu bindi bikorwa, ahubwo niba akeneye amazi akayanywa buhoro buhoro kandi ku ngano nkeya. Ikindi ni uko mu by'ukuri yakwirinda kunywa ikawa, kuko ikawa akenshi kubera ko yongera umuvuduko, yongera uburyo tubyita tubivuze mu kuvuga ngo umuvuduko w'amaraso abantu bajyana uburwayi, ahubwo yongera kwihuta kw'amaraso. Ibyo bivuze ko rero inongera mu kuyungurura kw'amaraso. Ikindi ni ukwirinda kunywa ibintu by'amasukari ari ku rugendo, kuko nabyo ubwabyo byongera gutakaza amazi, bivuze ngo unongera n'ingano y'inkari ukora. Ikindi rero ni uko tuba tumusaba ko niba mu gihe yaba afite umwanya atajya arenza cya gihe, kugira ngo noneho bizamufashe kuba agira resistance n'igihe adafite uwo mwanya wo kugira ngo ajye kwihagarika cyangwa gusoba ku gihe cyagenwe. Hari ahantu uvuze ngo ntabwo aba akwiriye kunywa amazi ngo ayanywere icyarimwe menshi, anywe amazi menshi icyarimwe, kandi ari kwitegura rwa rugendo. ubundi umuntu aba akwiriye kunywa amazi gute? Y'amazi atarayinyota, amwe ari gutuma umubiri we wenda ukora neza, cyangwa se amwe yatuma afasha umubiri we neza gukora neza. Ayo mazi umuntu aba akwiriye kuyanywa gute? Kuko hari abantu banywa amazi ugasanga niba ari nka litiro ahise ayikubita seke, arayimaze ngo amazi arayanyoye birarangiye. Hanyuma wenda akaba ashobora no kuvuga ngo ntabwo ngewe narwara impyiko kubera kunywa amazi. Icyo gihe aba yanyweye neza. Ni gute nyine umuntu aba akwiriye kunywa amazi kugira ngo anirinde n'izo mpyiko? Kuko hari uburyo umuntu ashobora kunywa y'amazi abizi neza ko anywa amazi ariko akarwara impyiko kubera ko atayanyweye neza. Murakoze. Mu by'ukuri ubundi hari ibipimo bigenderwaho, bavuga ko umuntu mukuru afata hagati ya litiro 1.5 na litiro 2 ku munsi. Iyo tuvuze ku munsi rero ni mu masaha 24. Niba ari kuva saa 12 za mu gitondo ni ukuzagera izindi saa 12 za mu gitondo. Icyo rero icyo dushishikariza abantu ni uko kunywa amazi. Ibyiza ni uko unywa amazi mu bihe bisa naho bihanye igihe. Niba unyweye amazi mu masaha 4, byaba byiza wongeye ukanywa andi mazi mu masaha 4, kugira ngo mu masaha 24 nibura uba umaze kunywa yangana hagati ya litiro n'igice na litiro 2. Ntabwo n'ubundi kunywera kimwe amazi ako kanya ari menshi, ntabwo n'ubundi ari byo byubaka za mpyiko, ahubwo impyiko zikeneye ko unywa amazi inshuro nyinshi, ariko ku buryo ugeza no ku ngano yagufasha kugira ngo impyiko nazo ziyungurure amaraso neza. Ibyo bavuga ko iyo umuntu anyweye amazi menshi icyarimwe nyine ngo impyiko zisa n'iziba ziri hagati mu mazi zireremba, mbese ku buryo ngo n'ubundi nta musaruro byatanga. Nibyo? Oya, ntabwo ari byo. Amazi impyiko ziyungurura amaraso. Amazi nababwiye ko buriya amazi mu maraso
habamo n'igice kibamo amazi, ingano yacyo no mu nkari rero nk'uko nabivuze, hafi amazi agize 91 by'ibigize inkari. Birumvikana ko rero agenda muri urwo ruhererekane rw'amaraso no kuzageza igihe abaye inkari. Nta hantu impyiko z'ubwazo nka orugane zihurira n'amazi wanyweye, ahubwo zo ziyungurura amazi cyangwa se akanagira akamaro kuri zo mu gihe yatumye amaraso ataza ari concentré cyane kubera ko nta mazi wanyweye. Gufunga inkari byatuma umuntu agira infection? Yego, murakoze. Gufunga inkari cyane bituma umuntu agira infection urinaire, nyine kwandura k'urungano rw'inkari. Mu by'ukuri biterwa n'iki? Ngo iyo umuntu anyweye impyiko zikayungurura amaraso, zayungurura amaraso zifata za nkari zikajya mu ruhago. Iyo ufunze za nkari ziteka mu ruhago igihe kirekire. Rero hariya umeze nk'ushatse aho ugaburirira mikorobe cyangwa amabagiteri, icyo gihe izo bagiteri bizorohera gukura kandi vuba. Noneho rero iyo zikuze birumvikana ko zitangira kugira ibyo bita ascending infections, za mikorobe zigatangira kujya kwangiriza yaba uruhago, yaba impyiko ndetse n'ibindi bice bigize urungano rw'inkari. Hanyuma tugana ku musozo w'iki kiganiro, ni izihe nama wagira abadukurikiye? Yego, murakoze. Nk'uko iki kiganiro cyari ukugaragaza ingaruka zishobora guterwa no gufunga inkari, mu by'ukuri cyane cyane tubibona nko mu bigo by'amashuri, aho abantu bateranira benshi, cyangwa se mu nama ugasanga umuntu arakubwira ko gusohoka bitemewe, akakubwira ko nusohoka araguhana. Mu by'ukuri cyiza tugira inama abantu ni uko bumva ko gusoba igihe umuntu abikeneye byaba byiza bikozwe kandi bigakorerwa ku gihe. Icya kabiri ni uko igihe wumvise ufite ikibazo nk'uko twabigaragaje, haba gusohoka babara, haba kubabara mu nda ntoya, kubona usobya inkari zirimo amaraso cyangwa se ubwayo ugasoba amaraso, icyo gihe wakwihutira kujya kwa muganga. Ikindi ni uko uburwayi urungano rw'inkari zirwara akenshi zirakira, kandi iyo ugiye kwa muganga hakiri kare nibyo bigufasha gukira vuba. Twaba tunashishikariza abantu rero mu kururinda harimo kunywa amazi kandi neza nk'uko twabivuze, amazi meza asukuye atetse. Ikindi harimo gukora siporo nk'uko bisabwa, nibura ubundi bavuga ko ari minota 30 buri munsi cyangwa se amasaha 3 mu cyumweru. Ikindi ni uko nawe ubwawe niba unywa imiti byaba byiza unyweye imiti wagiye kureba kwa muganga, kuko hari imiti myinshi abantu bajya kugura mu mafarumasi ugasanga yangirije urungano rwabo rw'inkari, kandi mu by'ukuri kubera ko yayinyweye nabi nabyo biri mu byica impyiko ndetse n'ibindi bice bigize urungano rw'inkari. Murakoze. Nanone hari uburyo umuntu ashobora kurebera mu nkari yihagarika ko ashobora kuba afite ibibazo, ubundi umuntu uri nomo asaba inkari zisa gute? Murakoze, ni ikibazo cyiza cyane. Ubundi bavuga mu rurimi rw'icyongereza bavuga pale yellow cyangwa se dark yellow, ni umuhondo ujya kwijima. Ni ukuvuga ngo inkari ibara nyaryo ryiza ryazo ni umuhondo ujya kwijima. Icyo gihe niryo bara mu by'ukuri wavuga ko ari inkari zisanzwe ziri normal. Iyo rero byahindutse igatangira guhinduka shokora, zigatangira guhinduka umutuku, zigatangira kuba zaba umukara, icyo gihe inkari ziba zigaragaza ko mu by'ukuri mu rungano rw'inkari harimo ikibazo. None se ko iyo wanyweye nk'amazi menshi ukajya kwihagarika n'ubundi usanga atari izo nkari nyine z'umuhondo wijimye, ahubwo ubona ari nk'aho urimo kwihagarika amazi? Murakoze. Nk'uko nabasobanuriye, inkari ziza nk'imyanda cyangwa se ibyasagutse ku by'umubiri wakoresheje. Birumvikana niba wanyweye mu bigize inkari harimo amazi hafi 91%. Niba wanyweye amazi menshi rero birahindura isura y'inkari. Ibyo byo nta kibazo kiba kirimo mu by'ukuri, kubera ko iyo wanyweye biragaragara, kandi iyo ugiye gusoba bishobora guhindura concentration cyangwa se ibara ry'inkari, ariko bitavuze ko ari uburwayi. Ikibi ni ukuba byahindutse muri amwe muri ya mabara
twavuze imbere mu kanya. ku bijyanye n'impumuro. Impumuro mu by'ukuri akenshi abanyarwanda buriya ntabwo ari kenshi yihumuriza inkari ze, ubundi bavuga ko wakagombye kuba wumva n'impumuro y'inkari zawe nk'uko twagombye kuba tuzi impumuro y'umwanda twitumye n'isura yawo n'uko usa n'ibiwugize, ariko ntabwo bakunda kubikora. Ariko mu by'ukuri inkari zigira impumuro itari pika cyane, kandi ikindi cyazo ni uko akenshi buri inkari nk'abantu banywa inzoga nyinshi, iyo agiye gusohora inkari arabyumva impumuro yabyo. Rero ni impumuro ntabwo nzi izina nyaryo mu kinyarwanda twavuga, ariko ni uko iba itari pika cyane kandi itari no kunuka. Hari abantu twabonye bananirwa gufunga inkari, utubwira ko icyo gihe biba byanabaye n'uburwayi baba bakwiriye kugana muganga kugira ngo babashe kumenya ikibazo bafite neza, ariko noneho usanga nyine hari ubwo nabo bisa n'ibibabangamira ku buryo uko ashatse kujya kwihagarika niko aba agomba kugenda n'iki. Uwo muntu hari inama yagirwa z'uko ashobora kwitwara mu gihe akeneye kwihagarika ariko wenda bitari bumushobokera ako kanya? Hari uburyo yakoramo kugira ngo azifunge bikunde? Murakoze cyane. Mu by'ukuri iyo turebye neza uburyo urungano rw'inkari ruteye, iyo wakeneye gusohora byaba byiza ugiye gusohora. Iyo byanze niho twavuze ko ugerageza gutegura ibyo ugiye kujyamo, cyane cyane kuri abo bantu basanzwe biyizi ko bafite icyo kibazo. Byaba byiza bagiye bategura ibyo bagiye kujyamo. Niba azi yuko aratwara amasaha 4, byaba byiza abanje yasoba mbere yuko ajya muri icyo gikorwa, cyangwa se no kugitegura akaba yateguramo za pose, imyanya y'ibiruhuko muri cya gikorwa agiye gukora. Niba kiramara amasaha 4, azi yuko asohoye buri nyuma y'iminota 30, akagitegura ku buryo arajya abona pose yo kugira ngo asohoke ajye gusohoka. Ikindi ni uko tubashishikariza ko bajya kwa muganga kandi hakiri kare, kuko barafashwa kandi amahirwe menshi ubu burwayi burakira. Reka tugushimire cyane ku ikiganiro cyiza uduhaye, twizere ko no mu bindi tuzabakinamo tuzababona. Murakoze cyane kandi namwe mwakoze kudutumira, turahari. Arakoze cyane Dr Joseph kuri iki kiganiro cyiza aduhaye, kandi namwe mwakoze kudukurikira. Hanyuma rero murabyumva ko gufunga inkari igihe kirekire mu by'ukuri umuntu akeneye kwihagarika cyangwa se gusoba bitewe n'uko bivuga, tubonye ko nubwo bamwe babifata nk'ibisanzwe ariko bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu kandi bikaba byamutera ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero ni ahanjye nawe kugira ngo twumve ko dukwiriye gutwara ubuzima bwacu neza, cyangwa se dukwiriye kugira ibikorwa dukora kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza cyane. Ubuzima bwiza rero ngo bitangirira ku kwita ku mubiri wacu no kumva ibimenyetso duha, ndetse tugasabwa kwihutira kwa muganga mu gihe cyose hari icyo twumvise kidasanzwe ku mubiri wacu, ukajya kwa muganga kugira ngo nyine bagupime bamenye ese ikibazo ufite ni ikihe. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Niba iki kiganiro hari icyo ucyungukiyemo, turagusaba kugisharinga, gukora subscribe ku batarayikora, ndetse na comment. Mushobora no kutubwira kandi ibitekerezo byanyu, mukatubwira ikindi kintu mwifuza ko twazabaganirizaho umuganga, kugira ngo tuzamuganirize inzobere zigiye zitandukanye kuri icyo kintu, hanyuma tuzaze kukibabwira. Mwakoze cyane, mugire ibihe byiza.